mbere ndabanza gushima umubyeyi WDA ufatanyije na leta muri rusange babashije gutuma tubasha kuba twicaye hano tukabasha kuza gufata amasomo yacu kuko atari bo ntabwo twari bube twicaye hano tubasha gufata amasomo. Abandi bishimira ni iki kigo turi kwigiramo GGG Great Generation Government yabashije kutwakira. Yo WDA yemera yuko tujya kwiga, GGG ntiyemereye kutwakira, ntabwo twari bubona aho twigira. Ishimwe ni iryanyu rero. Ikindi dushimira, turashimira GGG nkuko yatwakiriye. Hari byinshi cyane twabashije kugeraho. Twaje hano muri makeya abanyeshuri tutabasha no gukandagira ku mashini, tubona imashini z'umuriro tukiruka tuvuga ngo nabyo tuzi gukoresha nyine, ariko ubu ngubu aho tugeze ubu ngubu amamashini yose y'umuriro tuhabasha kuyakoresha kuko hari amamashini menshi atandukanye agera nko ku mwaka 7 ndakeka. Umuyobozi w'ikigo cya GGG batabashije kuboneka ariko abahari turababereka. Hari umuyobozi intumwa yavuye ku murenge yahaguruka mukamwakira. Hari intumwa yavuye ku kagari n'umudugudu yahaguruka nawe mukamwakira. Hari n'uyu mutware nawe nyine utuma tubasha gukora iyi mirimo yose ijyanye no kwigisha n'iki byose mu mushinga nyine twateguye, nawe yahaguruka mukamwakira. Hari n'undi mutagiye mubona cyane ariko abahari, hari ibitekerezo byinshi agenda duha. Murabizi ko iyi gahunda bagiye babigishamo ni gahunda itari imenyerewe cyane mu Rwanda, ikorwa hakeya. Rero hari uwo twagishaga inama kenshi tumubaza uburyo inzira twabicishamo, nuriya mugabo Kaife. Ni umuhanga, ni expert mu bintu bijyanye n'ubudozi, muramuzi ndetse manager w'ikigo ariwe Elize, akazana doyenne w'abakozi muramubona Jose, mwarimu nawe wabafashaga igihe cya buri munsi Christine, n'abandi bashyitsi rero barimo abavandimwe badufasha kuzashaka isoko ry'ibyo tuzajya dukora, Odette na Olive amatekerezo. Ndumva abashyitsi dufite ari aba kandi n'abashyitsi beza babanye natwe muri iyi gahunda. Mwiyumve mwikaze, turi kumwe. kuko ntabwo twese turi uvugira rimwe, siko bimeze. Ntabwo twese tuza kuvugira rimwe, ariko hari ibyo twabanyemo. Uyu munsi ndimo no gushima, siko bimeze. Turatumira mushiki wacu yegere hino tumuhe ijambo kugira ngo ashobore gusobanura abantu badutahiye ibirori, kugira ngo asobanure neza ubuzima twabanyemo hano muri iki kigo. Karibu cyane. Mbere ndabanza gushima umubyeyi WDA ufatanyije na leta muri rusange babashije gutuma tubasha kuba twicaye hano tukabasha kuza gufata amasomo yacu kuko atari bo ntabwo twari bube twicaye hano tubasha gufata amasomo. Abandi bishimira ni iki kigo turi kwigiramo GGG Great Generation Government yabashije kutwakira. Yo WDA yemera yuko tujya kwiga,
GG ntiyemeye kutwakira ntabwo twari bubone aho twigira. Ishimwe ni iryanyu rero. Ikindi dushimira, turashimira GGG nk'uko yatwakiriye. Hari byinshi cyane twabashije kugeraho. Twaje hano muri makeya abanyeshuri tutabasha no gukandagira ku mashini, tubona imashini z'umuriro twiruka tuvuga ngo ntabyo tuzi gukoresha nyine. Ariko ubu ngubu aho tugeze ubu ngubu amamashini yose y'umuriro tuhabasha kuyakoresha, kuko hari amamashini menshi atandukanye agera nko ku mwaka 7 ndakeka. Ukabasha kumenya ese yakirwa ite, ikorwa ite, ukabasha gukoreraho kandi wihuse. Ikindi navuga, igihe twatangiye hano tumaze amezi 4, ni ubumenyi bwinshi tumaze kuhavana. Nk'uko GG yatwakiriye iduhereza abarimu beza b'intashyikirwa babasha kuduha amasomo y'intashyikirwa koko. Ubu ngubu ayo masomo twafashemo harimo amasomo y'ibyo ngibyo y'imashini navugaga, yo kubasha kuyobora imashini, gukandagira umuriro ku mashini nk'uko twaje tutanazi no kuzikandagiraho. Hariho kubasha kuba wakikatira umwenda wo ubwawe ukawurangiza kandi utasesaguye itise yawe ufite. Harimo no kubasha gukorana isuku kandi vuba vuba, ukabasha kubona umwenda wawe kandi mu gihe gitoya. Ikindi navuga twagezeho ni uko kugeza izi saha nta munyeshuri wo muri GGG wabasha utabasha kuvuga ngo agiye kwiyaminiya ajye ku isoko abashe kuhangana ku isoko ry'umurimo hano. Twese aho turi ubu ngubu twabasha kugenda tugahangana icyo ari cyo cyose, uwo ari we wese tugahangana nawe ku isoko ry'umurimo. So rero umuntu wese wakurikira cyangwa se ufite iryo soko ntiyitinye se cyangwa ngo avuge ngo turi abanyeshuri. Ntabwo tukitwa abanyeshuri, ahubwo turi ba rwiyemezamirimo. Ubu ngubu kwinjira ku isoko ry'umurimo kugira ngo bashyire mu bikorwa ibyo babasha guhugurwa, biyizeye bifitemo icyizere cy'uko ibyo bazakora byose bizagira umumaro abanyarwanda twese bazabasha kubona ibyo bikorwa baba bamaze kugeraho. Bakaba barahawe amasomo yo mu buryo butandukanye yo kubasha kwiga imashini zijyanye n'ubudozi, ari nayo mahugurwa bahabwaga z'ubwoko butandukanye. Izo yasobanuye umunyeshuri ubahagarariye ni ariko ko bagendaga baca mu byiciro byinshi, ariko bose babasha guhabwa ubushobozi butandukanye kandi bakaba barageze ku rugero rwiza rushimishije. Ikindi ni uko ayo masomo babasha guhabwa twabateguriye ku buryo ko aho babasha kujya hose, haba mu nganda zitandukanye, babasha kujyamo bagakora umurimo kandi nta kintu kibatega, kuko baha amasomo yo mu rwego rwisumbuye rwo hejuru. Kubw'ibyo ngibyo umuntu atizimbye magambo cyane, tukaba dushimira ubuyobozi bwateguye uyu mushinga wo kuzamura abana b'abanyarwanda kugira ngo bave mu cyiciro cyo hasi bigire mu kindi cyiciro cyisumbuyeho kandi babashe kugira ubuzima bwiza butunganyije. Ubwo turabashimiye cyane kandi bigere ku ntego yari yateguwe. Ubuyobozi bw'ikigo nabwo turabushimiye cyane. Ikindi kandi tukaba dushimira mwebwe mwese mwitabiriye aya mahugurwa, kuko umwete, ubushake n'ubushobozi mwagaragaje byonyine niyo byatumye uyu munsi nk'ubu tubasha kwicara aha ngaha kugira ngo muhabwe icyemezo kigaragaza yuko mwitabiriye neza kandi ku rugero rushimishije. Ibyo byose mwakoze n'umwete mwakoresheje mwese, namwe mukwiye kwishima mukishimira ibyo byose mwakoresheje. Ikindi umuntu atizimye amagambo nuko twese twaje kwishima, kuko umuyobozi wa gahunda yavuze ko kimwe n'Imana ishoboza abantu
ibyo byose wakora byose Imana itagufashije nta na kimwe washobora. Ubwo ikintu ngiye basaba twese ko duteraniye aha ngaha n'ababyeyi baje kwakira impamyabumenyi z'abana batumye, twese twakomera amashyi Imana kuko niyo yadushoboye byose. Murakoze cyane. Abantu bari hano bari bafite amatsiko yo kumenya mbese abanyeshuri uretse ko tutarakomeza gukoresha ijambo abanyeshuri, turaza kuvuga ngo ba rwiyemezamirimo bari hano barangije mu biki badusobanuriye, mwahawe ubumenyi bwinshi butandukanye. Ntekereza ko namwe ubwanyu mubyishimira ko kuri uyu munsi wari utegerezanyijwe amatsiko, ndetse mu kanya gato mukaba mugiye guhabwa igipapuro. Turacyita igipapuro kuko ubushobozi bwo murabufite, ubumenyi murabufite. Bivuze ko rero hari impinduka igihugu kibategerejeho. Hanze hari ibyo mugiye gukora bidasanzwe, mugiye kujya mutudodera imyenda idasanzwe, niko kuri? Tekereze ko mugiye gusohokana ibintu bidasanzwe. Abonye abagabo mushyire hejuru ariko turebe. Aha, abagabo barabyemeza. Ubusanzwe iyo tugiye kudodesha imyenda uba wumva umugore ariwe wakudodera umwenda, kubera ko abadamu baba bazi za dizayini nyinshi zitandukanye, nibyo? Ariko noneho ndatekereza ko umenye mwese mwigiye hamwe kandi bizagenda neza. Nyuma rero kwakira umwarimu akadusobanurira, tugiye gusaba umuyobozi w'ikigo Great Generation Garment atugezeho iyi viziyo yatangiye ite, iki gikorwa kuri ubu agereranyije n'ibindi bikorwa arimo gutegura kigeze ku zihe pourcentage. Nk'uko ikigo Great Generation mwaje mugisanga, hari uburyo cyatekerejwe kubaho. Caguwa bigaragara ko iri kugenda iva ku isoko, hagomba gutekerezwa ikintu cyazayisimbura. Ni muri urwo rwego rero navuze nti mu mishinga mfite ngomba kugira n'umushinga wazakora gahunda yo kudoda imyenda abanyarwanda bazajya bambara. Niko mu mwaka wa 2018 iki kigo cyatangiye, igitekerezo cyayo cyaje, turitegura imyiteguro nyine kugura ibikoresho. Icyo gihe rero abatayeri mu rwego twashakaga ko tuzajya dukoramo aribwo bwo kudoda imyenda myinshi, ko mu Rwanda twari dufite sisiteme ahenshi yo kudoda umwenda umwe, ugashyira umutayeri umwenda umwe akadoda. Ibyo si byo tunumvaga ntekereza. Natekerezaga ko nshaka ko hazajya hadodwa imyenda myinshi ijya ku isoko ry'u Rwanda, tukabasha guhaza abanyarwanda imyenda itari yambawe mu rwego rwo kwihesha agaciro. Ni muri urwo rwego rero natekereje gushinga iki kigo. Mbona kugira ngo umuntu abone abamufasha, ntabwo nari kugenda ngo nterure abatayeri gusa, hagombaga no kugira abarerwa mu ntangiriro. Ni koko negereye WDA nyibwira umushinga mfite, inyemerera ko rwose byoroshye, ndetse ahubwo aribyo bari bategereje, bifuzaga ko twabitekereza turi benshi. Bahita bapanga gahunda yo kuba bampa abanyeshuri, bazana abanyeshuri tukabigisha. Ubwo hatangira gahunda nyine yo kwigisha abanyeshuri bazadufasha mu kuzakora iyo gahunda yo kudoda imyenda. Ni urwo rwego rero mwajemo. Mu ntumbero rero y'ikigo hatekerezwaga ko niba twigishije urubyiruko kudoda imyenda izajya ku isoko ry'u Rwanda ari myinshi, turi muri gahunda yo kugira ngo n'urubyiruko rubone akazi. Caguwa yarinjiraga, abagura bakagura, ariko urubyiruko rwacu rukazakora iki? Ni muri urwo rwego navuze nti iki kigo kizatuma abanyarwanda bafunguka mu mutwe, cyane cyane urubyiruko rubasha kujya rudoda. Nta gihe abantu batambara ku isi yose imyenda ihora yambarwa. Noneho rero n'urubyiruko rukajya bifuza cyangwa se abafite inyota yo gukora umwuga w'ubudozi bakajya babona aho bigira kudoda imyenda, ndetse mu buryo bwa kinyamwuga. Kuko iyo utadoda umwenda umwe ngo
utegereza umukiriya aza kwishyura ibihumbi bingahe, ukadoda mu rwego rwo kuvuga ngo ndadodera isoko ry'u Rwanda, aho ujya guhangana n'abajyaga kwirangura hanze, nawe ukajya ku isoko ugasohora ugadoda imyenda yajya ku isoko ntigira aho itandukaniye n'umwenda uvuye mu Bushinwa cyangwa na Turuki. Ibyo niyo ntego yacu dufite kandi tuzabigeraho, kandi narabibonye murabishoboye, tuzabigeraho cyane. Ni muri urwo rwego rero ikigo cyatekerejwe. Ikindi rero tumaze guhugura aba banyeshuri, ntabwo bizarangirira aho kuko twababonyemo ubushobozi nk'uko nari mbivuze. Abarenga 70% tuzasigarana, siko twabivuganye. Abarenga 70% tugomba gusigarana bakabona akazi kugira ngo nyine ya ntego twiyemeje tuyigereho koko. Rero iki kigo kigomba kuba icya mbere mu guha akazi abo cyafomye ko cyababonyemo ubushobozi. Ubwo rero ndumva muri make intumbero y'ikigo niyo, kandi iyo WDA waforumye abantu neza bakabona ubahaye n'akazi ku rwego rushimishije, baranambwiye ko bashobora kuzaservisona mu bazabona abandi tuzigisha. Ubwo nimwe muzafasha kwigisha abazaza babasanga, tugenda tuzamuka kugera tugeze ku ntego twiyemeje. Ndumva iby'ingenzi byari ibyo kuri ku ntumbero y'ikigo, ibindi ndumva ari ibyo ngibyo. Murakoze. kandi akaba yarakurikije gahunda ya leta, politiki ya leta. Aho ngubu tuvugana 60% y'amashuri ariho nayigisha imyuga, ayandi asigaye akiga ubumenyi rusange kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere mu buryo bwihuse. Ntabwo rero haza no kwibaza, muhanze mu ntiza amashyi dushimire ubuyobozi.
badusobanuriye uburyo yatekereje umushinga. Mu by'ukuri igihugu cyacu cyabonye ko kwambara imyenda yambawe atari ibintu bikwiye abanyarwanda. Ubuyobozi buracyemeza, ariko abanyarwanda benshi twagize ikibazo cy'aho tuzakura imyenda yo kwambara. Ikindi harimo n'ababanje kuvuga ngo ese iyo myenda ko nta badozi bahari, iyo myenda izaba imeze ite? Ariko niba mwitegereza abantu bose basobanutse basigaye bambara made in Rwanda, yaba mwarabibonye. Imyenda yarabuze, imyenda turayishaka tukayibura. Ubundi noneho igeze gusohoka n'ibwiriza rivuga ngo umukozi wa leta wese bazajya yambara made in Rwanda. Mu biro muzajya muza musanga twambaye made in Rwanda, ariko ntiziraboneka zikwiriye. Ubwo rero muri kumva aho nganisha, cyangwa se harimo abari kwicunya icyaro umugani wa babandi bati twahisemo neza dushonje duhishyura. By'ukuri rwose byaba mbashimire cyane, shimira abarimu bari hano. Nakomeje kumva uburyo ubuhamya mwagiye muduha buvuga ko mukwiye ubumenyi ahangaha buhagije. Nanjye kandi nabyitegereje, narebye uburyo imyenda mwambaye, uburyo musobanutse, nabonye ko hano mwahakuye ubumenyi budasanzwe. Rero ndagira ngo muntize amashyi dushimire abarimu. Burya iyo abarimu baza kuba, burya ishuri riba rigizwe n'abarimu. Iyo umwarimu adatanga ubumenyi uko bukwiye, abanyeshuri bavuyemo nabo ntacyo bakuramo. Shimira abarimu cyane rero nabo ko bakoze ibyo bagomba gukora. Shimiye kandi abanyeshuri bahisemo neza bagahitamo umwuga mwiza ugezweho. Burya hari igihe umuntu ahitamo nabi ugasanga agize ubumenyi ariko abuze uko abukoresha. Ariko uyu mwuga mwahisemo ni mwiza, uzabagirira akamaro kandi ugirira akamaro umuryango yanyu, igihugu muri rusange, natwe twese dutere imbere. Shimira kandi ababyeyi bitabiriye iki gikorwa, nabo buriya baba bagihaye agaciro, kandi no kuba bararetse abanyeshuri. Harimo abantu bakuze nahabonye, harimo abamama n'abapapa, ko rero barabaretse bakaza bagakurikirana aya masomo. Nabo rwose ni intore nziza, batekereza kure, batojwe guhitamo icyiza. Nabo munyemere tubanze tubashimire harakomeye. Tujya tugira imiryango itandukanye hanze aha ngaha, ugasanga nko mu rugo umudamu arabwira umugabo ati nshaka kujya kwiga. Akamubwira ati ese ibyo utize ukiri muto ubu ngubu urabona ari byo byazadukiza? Ugasanga mubujije amahirwe. Ariko aha ngaha nabonyemo rwose abantu basobanutse bahisemo neza. Ubwo rero ngira ngo baraza no kutubera abambasaderi, nabo bagenda babwira abandi babyeyi iyo babonye aha ngaha. Numva tubasabe ko mugomba kwagura, kuko ibintu mutangira aha ngaha ni iby'agaciro, bikenewe n'abanyarwanda benshi. Nashimishijwe no kubonamo hari umunyeshuri, hari umumama urimo hano ukuze, yaransanze hariya mu biro arambwira ngo ashaka kujya kwiga. Nambwira ati rwose nagiye mbisaba kuva kera ariko nabuze uburyo. Ndamufasha shakira ibyangombwa, aragenda yiga hariya muri Gaciro TV.
no ku murenge tumushakira imashini ngo turebe ko yakwiteza imbere, ariko twaje kunezezwa no kumva ambwira ko hari ikigo yabonye ari gukomerezamo amasomo ye. Buriya yabahaye ubuhamya mwakumirwa, ariko murabona ukuntu rwose ari ibibugu nziza cyane. Umurenge tubaye aba gatatu, tugiye kuvuga ibyiza mukora mufashe kubona amasoko, ndetse nk'uko twifuza yuko mwakwagura n'imishinga. Muri Kinyinya dufite ahantu henshi twabarambagiriza mukaba mwakwagura n'ibikorwa, icyo turakiremereye cyane. Ikindi mwahoze muvuga ko abanyeshuri mufata muhabwa na WDA, sinzi niba ari uko hano muri Kinyinya baba babuze, ariko muri Kinyinya turabafite benshi. Hari abarangiza muri TVET ya Gacuriro, hari n'abandi biga mu mashuri y'imyuga atandukanye tugiye dufite hano muri Kinyinya, harimo menshi ageze nko kuri 5 yose yiga imyuga, ariko abasohokamo bose bakeneye ubumenyi butangirwa aha ngaha. Ubwo rero twaba twifuza ko bose mwajya muhera mu muri Kinyinya, kuko ni umugisha kuba mwarakoreye hano iwacu, ni umugisha ukomeye. Natwe rero inkunga yose mwadusaba turahari kugira ngo dufatikanye twiteze imbere, igihugu cyacu gitere imbere, tubone ibyo kwambara, kandi bazacaguwa kuko ubu zirakinjira. Kubera iki? Kubera ko imyenda yo kwambara ntabwo iraboneka igwiriye. Rero twafatanya ibikorwa bikaguka, abantu bagahugurwa, maze politike y'igihugu ikagerwaho. Aba rero kugira ngo basoze ijambo ryanjye bashimira mwebwe mwese mwagize uruhare muri iki gikorwa, kuko ni igikorwa gikomeye mu gutera ingabo nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu bitugu, kuko iyo afashe icyemezo cyangwa se ashyizeho umurongo ntituwukurikize twihuse, ntabwo tuba twitwaye neza. Yaba rero buri munyarwanda wese yatekerezaga nk'abayobozi bateguye kino gikorwa, igihugu cyacu cyahatera imbere. Imihigo tugira yose yashyirwa mu bikorwa mu buryo bwihuse. Ubu ngubu buri murenge harimo umuntu wagiye utekereza igikorwa nk'iki. Mu mwaka umwe twaba twiyambarira imyenda yakorewe mu gihugu cyacu. Urubyiruko rwacu rwose rwihangira imirimo. Hari umugani bajya bavuga ngo umwana w'umufundi barabwirirwa, ariko nta n'umwana w'ubutayeri ndabona wa burayi, ntawe ndabona pe, ntawe. Icyo mvuga si ukuri se? Nibyo. Ubundi ubutayeri ubu nibwo bugezweho. Bishyiremo imbaraga rero, mukangurire n'abandi. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Kuko iyi ni diplome mugiye kuzajya mushyira ku isoko mugahatana n'abandi, kandi kabisa ndatekereza ko ubumenyi mukuri hano bugiye kuzajya butuma muri indashyikirwa ahantu hose mugiye kuzajya muhatana. Nibyo twavuze ngo tuzarwubaka, mbona abantu bamwe bari kwifata ntibashaka kugira ngo badufashe kuzarwubaka. Mwese mushyize hamwe tuzarwubaka. Nibyo. Aha, tugeze mu mwanya rero abantu nabonye bamwe bari gukora basa n'aho bafite ubwoba, bavuga ati se zira certificat abo ni yanjye itarimo, nabigenza nte koko? Bivuze iki rero? Bivuze ko tugiye kugera mu mwanya mwiza wo kugira ngo ababyeyi baje babahagarariye barebe koko ko wa mwanya bagiye baguha kugira ngo uze kwiga, niba koko warazaga hano. Byaba biteye isoni ko hari uri umuntu utari buze guhabwa impamyabumenyi. Arahari?
arahari? Mwese mwazaga hano ubumenyi murabufite? Aha, tugiye guhamagara rero tugiye guhamagara umuntu witwa Claudine. Claudine arahari? Bakunda kwita Keza. Aha, mwamubonye Keza? Ni na Keza koko. Reka rero dusabe umuyobozi waje n'ubundi ahagarariye umuyobozi w'umurenge kugira ngo aze aduhere Keza impamyabumenyi y'uko arangije amasomo ye kandi ko rwose afite ubushobozi bwo kuba yahatana ku isoko ry'umurimo. Gashagaza, Gashagaza arahari? Gashagaza urahari? Gashagaza akaba ari nawe munyeshuri wahagarariye abandi ba cyangwa rwiyemezamirimo wahagarariye abandi ba cyangwa se impamyabushobozi. Hanyuma mwahise mubibona ko ahawe impamyabumenyi yiwe n'umuyobozi wa Great Generation Government, ariko ntabwo uzi kwifotoza. Ntabibonye. Angeline yaje. Angeline nawe yakwegera imbere hanyuma agahabwa impamyabushobozi we y'uko bakagenda bashyikirizwa impamyabumenyi zabo. arakoze cyane. Aravuga ati abandi bo mu kanya gato murajya mugenda umwe hanyuma muhabwe impamyabushobozi zabo. Sinakemera kugusiga, oya sinabikora. Urabona twakundana dute, turi umuhanzi turi aranseka. Mumeze mute? Mbona mutishimye? Mumeze mute? Abantu ni muhuguke. Hanyuma ifoto y'urwibutso abanyeshuri mwese. Ndagira ngo nsabe kameramani yigire hafi hanyuma twereka aho tuza gufatira ifoto nziza y'urwibutso rw'uyu munsi. Hanyuma aranseka. cyane cyane by'umwihariko abadamu ndetse n'urubyiruko. Urubyiruko rwishyira hamwe mu matsinda, bakaza ku murenge tukabasinyira ko ari itsinda rizwi rifite aho rikorera, rigakora umushinga rikawujyana muri sako, bakabaha amafaranga mukaguramo ibikoresho, mugakora umushinga wanyu mukiteza imbere. Abadamu namwe mushaka gukora amatsinda mukabikora muri ubwo buryo, mukajya muri sako bakabaha amafaranga. Mwabyumvise? Mugende ngo mubike izo mpamyabushobozi, mugende mukore imishinga, mujyane mu murenge sako aho mutuye,
babaha amafaranga mwiteze imbere. Murakoze, ni igitabo nashaka kubagezaho.